Muraho neza abakunzi bacu, bakunzi b'ubworozi. Uyu munsi tuje kuganira ku kiganiro cy'ubworozi bw'inkwavu nanone, aho uyu munsi turi buze kuba dufite insanganyamatsiko ibaza iti ese inkwavu zinywa amazi? Iki ni kimwe mu bibazo abantu benshi bakunda kwibazaho ndetse ugasanga binabagora cyane kubisobanukirwa, kandi mu by'ukuri ugasanga nta n'ubusobanuro birangira bufatika babonye, kuko wenda badafite uwabasobanurira cyangwa se agira n'ikintu gifatika wenda nawe ababwira. Rero uyu munsi ndagira ngo tuze kuganira kuri iki kibazo, turagira ngo tuze gusobanura mu buryo bwimbitse, mu buryo buhamye, mu buryo bwumvikana kuri iyi topic cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko ibaza iti se inkwavu zinywa amazi? Ubwo rero turi buze kwibaza nanone tunasobanure, ese inkwavu zikeneye amazi? Zishobora kuba ziyanywa ariko zitayakeneye, wenda se zishobora no kuba ziyanywa cyangwa se ziyakeneye, zishobora wenda no kuba zitayanywa. Ibi ngibi biri mu bintu bimwe na bimwe turi buze kugenda dusubiza mu kiganiro cyacu aha ngaha. Noneho turi buze no kwibaza tuti se haba hari ingaruka mbi zishobora guterwa n'igihe inkwavu zanyweye amazi? Mbese n'izihe ngaruka mbi zo kunywa amazi ku nkwavu? Niba zinayanywa koko se izo nkwavu? Aribyo tugiye kuba turi no kuganira muri iki kiganiro cyacu. Rero bamwe mu bintu bituma wenda binabacanga se cyangwa batanasobanukirwa neza, bagiye bafite ibintu by'imyumvire cyangwa se amahame se, cyangwa se bimwe na bimwe bavuga ngo kwa kuntu umuntu afata ibintu wenda bitewe n'uko yabyumvisha ahandi ariko nta gisobanuro nawe mu by'ukuri yabibonera. Usanga batekereza ko iyo urukwavu runyweye amazi rushobora kugira ibibazo byo guhitwa, nk'uko mubibona aha ngaha. Murabona urukwavu rufite ibi bita impiswi, nk'uko mubibona aha ngaha hano ku murizo waho. Noneho wenda bikaza no gutuma bishobora kururangiriramo, bikarangira rupfuye, rubuze ubuzima. Ese ibi byose byaba ari ingaruka zo kunywa amazi ku rukwavu? Mbese muri make nibyo tugiye kuza kuba tureberaho, ndetse tubashe no gusubiza ibi bibazo neza kandi mu buryo bwumvikana. Ikibazo cya mbere rero turibaza ngo ese inkwavu zinywa amazi?